Uyu Anita Pendo ni mu musabire, ubuzima bwe buri mu kaga, dore ko arembye akomerewe cyane, ndetse abantu benshi bari kurenzaho bakavuga bati ararembye agiye gupfa, nimureba nabi arabacika ave kuri iyi si y'abazima. Nyuma y'aho indwara yaje imutunguye atazi ngo yatewe n'iki, yaraje iramufata imuhungabanyiriza umubiri, ubu ngubu akaba ari mu bitaro arwariyemo arembye cyane. Abenshi bakaba bavuga yuko ari hafi gupfa, ndetse akaba ameze nk'umuntu ugiye kwitaba Imana. Ngaho rero nimusenge, ese ni igiki cyaba cyaratumye Anita Pendo arwara kuri uru rwego ku buryo abenshi banavuga bati yaba agiye gupfa? Ese ubu burwayi bwe yaba ari uburwayi bwoko ki? Nibyo tugiye kunyuzamo amaso nkababwira hano ngaha muri iki kiganiro. Niba uri mushyashya ibuka gukanda subscribe hano ngaha kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kizakigucika giturutse kuri YouTube channel. Ariko Kiss FM kuko mbagire kumutangiza mu Rwanda. Now listen, bimwe mu bintu binzanye hano. Namandazi. Urabizi ko maze igihe kinini ndi single. Yego. Barambwiye ngo umuntu ugeze hano wese abona umugabo n'umugore. Ariko igihe Abenshi uyu Anita Pendo bamaje kumumenyera kuri Kiss FM, ndetse mu kiganiro akorana n'umugabo Urusine, nkeka ko abenshi mumuzi, akaba ari umufilimeka ndetse n'umukomediye ukomeye hano ngaha, akaba bari kumwe na Anita Pendo. Nakoranye nigeze kurwana na mama. Na mama? Antumye buje ku muhanda narakaye rwose. Ndagenda ntinda yo yarambwiye ati amafaranga turaza kuyakoresha ikindi. Umuriro nugaruka utaragerayo yagaruri. Nyirenga umuryango umuriro wagaruka ndakomeza ndazizana. Aravuga ati rero nka kwikubitanira kwibyariye. Ushaka ibintu byo kumubloka? Cyane. None burotse umubyeyi byitwa ko umukubise. Yarankubise yaramwengeye gukubita umuntu 600. Reka turebe none uko wamubrose, reka nkukubite ndebe ko wamubrose. Wese warambyaye. Abenshi bakomeje kumva ko uyu munyamakuru Anita Pendo arwaye, ndetse ko uburwayi bumumereye nabi, ndetse abakurikira Kiss FM nta nubwo bamaze iminsi bamwumva hano ngaha kuri radio ya Kiss FM. Uyu Anita Pendo ni umugore wakoze ibishoboka byose kugira ngo agere ku gasongero. Ni urugero rw'umugore mwiza ku bagore benshi cyane. Abatamuzi abenshi bamwe bamufatiyeho n'urugero mu bagore bakora imirimo myinshi cyane, ariko kandi yose akayikora neza, dore ko ari umwemusi, akaba ari umushyushya rugamba mu bitaramo bigiye bitandukanye, akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane. Uyu munyamakuru rero yakoreye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu biganiro bitandukanye. Uyu mugore kandi ni inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru, dore ko yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye by'abanyamakuru benza hano ngaha mu Rwanda. Uyu mugore rero akaba ari umugore w'umudj, ni umudj azi kuvanga imiziki, akaba umushyushya rugamba ukaze cyane, cyangwa abo mwita aba MC banabikora neza cyane ku buryo babona n'ibihembo bigiye bitandukanye bigenda bituruka hirya no hino muri ako kazi, ndetse bakinjizamo n'amafaranga menshi agiye atandukanye. Uyu mugore rero benshi baje no kumumenya muri Primus Guma Guma Superstar, aho yari umushyushya rugamba muri icyo gikorwa cyo kwamamaza icyo gitaramo cyari cyabaye rwose cyari kimeze neza. Ibyo ngibyo akaba ari byo bimugira bituma yitwa umugore wirwanyeho, koko akoresha ubwenge bwe Imana yamuhaye, yongeraho umwanya mwinshi cyane afite, bituma benshi bamukunda. Imitima yanyu ndabizi abenshi arayiyeguriye, kuko yayiyeguriye no kuva na kera, benshi muramukunda rwose, ndetse ibikorwa bye byarenze imbere mu gihugu bigera no hanze mu mahanga, kuko aherutse kwegukana ibihembo bikomeye cyane by'umugore w'umwaka w'itangazamakuru, imyidagaduro muri Afurika. Abandi bagore benshi kandi bakomeye muri Afurika, ibyo byose rero binashimangirwa n'uburyo Pendo hari umugore w'umunyabigwi. Koko ikinyamakuru igihe binyuze mu munyamakuru wacyo witwa Nsengimana cyanditse inkuru kimwe umutwe ugira ngo amaze iminsi
ibiri idasanzwe igihe asanzwe ari umunyamakuru wa Kiss FM, ariko amaze iminsi atumvikana mu biganiro asanzwe akora. Buri gitondo hari kwivuza indwara zitandukanye ko amaze iminsi amerewe nabi rwose, ari kwivuza indwara nyinshi zigiye zitandukanye, arizo abantu bakomeje kugenda bibazaho bakavuga ati ese uyu mugore yaba arwaye iyihe ndwara. Yemereye ikinyamakuru igihe ko ahamya ko yagiye mu bitaro ku wa 24 Werurwe 2025. uri kumva ko uyu mugore amaze iminsi anarwariye mu bitaro, ntago amazemo iminsi ari mikeya. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'itangazamakuru yaragize ati nibyo maze kwa muganga iminsi kuko ntageze uko biri ubu, nyibura biri kuza hari icyizere ko ndibutse kwerekeza muri Kiss FM, ariko ntago yabashije kwerekeza muri Kiss FM kuko yahise yongera asubira rudubi, arongera araremba. Aho yatangiriye gukora kuwa 6 Nzeri 2025 mu kiganiro wari umaze imyaka mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Icyo gihe yigizemo gihamya ko yahagaritse Pendo, kuko Pendo n'ubundi yari yasezeye agiye kwikorera kuri Kiss FM ku kinyamakuru cyiza cyane gikurikirwa n'urubyiruko n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ibiganiro bya Magic Morning Flight Jump nubwo hari n'ibyo yashoboraga kugaragaramo, ibi nibyo biganiro byatumye amenyekana cyane na Enterprise. Ni umunyamakuru wamamaye cyane mu bitangazamakuru binyuranye, akaba umudije n'umuyobozi w'ibitaramo bikomeye inaha mu Rwanda. Ariko se uretse ibyo nkubwiye, ni iki kintu abenshi mwaba mumuziho? Mu by'ukuri se uyu muntu ni muntu ki? Yakoze ibiki bituma amenyekana kuri uru rwego? Ubundi uyu Anita Pendo ni umugore w'imyaka 37, ni umugore w'abana 2 n'umugabo batandukanye. Nibyo koko wabyumvishe neza, yari afite umugabo nyuma baza gutandukana kubera ibibazo byo muri famiye. Uyu Anita Pendo abenshi bamuze ndetse bamukundiye ku buryo ijwi rye rigenda, dore ko abenshi batamuzi bushoye kumwumva bwa mbere akagira ngo ni umugabo, kuko afite ijwi rikomeye cyane ndetse rimo baza ari ryo rituma abantu benshi bamukunda ari benshi cyane. Uyu Anita Pendo yakoze ibishoboka byose ngo yamamare, yakoreye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, cyane igitangazamakuru cyamuhaye ishusho nziza cyane akamenyekana ni igitangazamakuru cya RBA, iyo ni Radio Rwanda, ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ni umu MC ndetse akaba n'umudije. Ndabashimiye, mwibuke gukanda subscribe niba muri bashyashya hano ngaha, kugira ngo tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye bigenda biri kuvugwa hino kuri iyi si nzima dutuye. Nge ndi Habumugisha Emmanuel.